nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze guilty pleasure. Ibwo guilty pleasure harimo n'akabazo ga point interrogation /28 years old. Tindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Inkotanyi zafunze data pasteur zimuziza ubusa. Ona umwanya wo gutuka inkotanyi, akora umwanya wo gutuka abayobozi bose b'igihugu mu magambo asa neza nk'aya ngaya Moses yavuze. Je nari ifite ishati umva ngo bwire nari ifite ishati ya motion ntago uzongera kuyambara je no kwitwika kangura abantu twika amashati oya nginde bivuze uburenganzira bwanjye nayiguze amafaranga yanjye muri motion. Yes, I'm going to ban it. Ishati waguze muri motion ugiye kwitwika. Ngiye kwitwika. Ufite n'ise n'iki kibazo ishati. Nta pantaro waraguzemo. Ndakwiyamye. Ugiye uranyiyamaze kubiri. Ntiyagukwira. Inkwira se giye barankubura. Okay, ngiye nabo gukuburira uri umugabo ariko jewe naneze kubivugaho. Imyumvire yanjye ndumva nabaye offended mu buryo bw'indengakamere. Gutese. Ntesha umutwe. So wabizanye. Ngiye kubwira iki? Ariko nuko bidashoboka. Abantu hanze ahangaha ibintu banywa bizabamara. Kira ntago ari ikibazo. Ibintu batumura bizabamara. Kira ntago ari ikibazo cy'ibintu yanyoye. Nibyo basunika bakajya gukora ibintu bihariye. Ntago ari ikibazo cy'ibintu. Izi modoka zihenze ikunyura kumva urumogi. Ahubwo umva nkubwire. Ahubwo polisi iratinze yari yavuze ko izazana ngo akantu ngo kazaya gasuzuma ngo abantu banywe ibintu by'ibiyobyabwenge. Polisi irutinda. Ndayize muri rwo rusohoka muri shampoo. Imodoka izi igucaho urumogi tayari kavuze nciye ahantu baruhinze naho nikunyuze. Icyo avuze dore ndasoma ibi ni byanditswe na n'uyu muvandimwe bamwita Turahirwa Moses wakomeje kugenda avugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho uyu muhungu bita Moses cyangwa se Turahirwa Moses wamamaye cyane nka Motion, dore ko afite inzu ishinzwe kumurika imideri cyangwa se imyambaro yitwa Motion. Uyu Turahirwa Moses rero yaje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu ubwo twari turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, ariko uyu Turahirwa Moses azago ushyira amagambo ye ku rukuta rwe rw'imbuga nkoranyambaga asanzwe akoresha, aza kugaragaza amagambo atashimishije abanyarwanda, aho yaje kuvuga ko ngo yanga His Excellency Paul Kagame ndetse ko ngo yanga n'inkotanyi muri rusange. Uyu Turahirwa Moses yakomeje kugenda yandika amagambo menshi agiye atandukanye, aho yakomeje kugenda avuga ko ngo umunsi Jeannette Kagame madamu nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo yamubwiraga ko Paul Kagame perezida ari bwambare ngo ishati yakorewe mu nzu ye cyangwa se yakorewe muri Motion, ngo uyu Turahirwa Moses yarayarira kubera urwango ngo yanga Paul Kagame. Ibi ngibi amaze kubitangaza byakomeje kugenda bibabaza abantu muri rusange cyangwa se urubyiruko, kubera ko uyu Turahirwa Moses yagiye agaragara mu bibazo byinshi ariko leta y'u Rwanda igakomeza kugenda imurenganura, ariko ubu noneho byakomeje gufata indi ntera, aho bakomeje kugenda bavuga ko ngo umutwa umuvura ijisho ngo bwacya akagukanurira. Uwo ni umugani banyarwanda bakomeje kugenda bavuga, ariko kandi nanone bagakomeza kugenda bavuga ko ngo ikirayi iyo kiboze ngo gikura mu bizima kugira bidakomeza kugenda cyica ibindi. Ubwo rero bavuga ko uyu Turahirwa Moses ibyaha cyangwa se amakosa akomeza kugenda akora ngo yarakwiye kujyanwa aho abandi bajyanwa bakiga akazavayo ari muzima, kubera ko ngo bakomeje kugenda bavuga ko uyu Turahirwa Moses ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe aterwa no kunywa ibiyobyabwenge byinshi bikabije. Ibi bavugaga bagendeye ku kuba mu minsi ishize ubwo uyu Turahirwa Moses yakurikiranyweho n'inkiko ubwo bamusanganaga agapfunyika k'urumogi mu myenda ye, nyuma akaza kuvuga ko ngo yagakuye mu Butaliyani, ariko kaza kwibaza ni gute yakinjiza ibiyobyabwenge ku kibuga cy'indege kandi haba ari inzego z'umutekano zishinzwe gusaka abantu n'ibintu, hanyuma we akaza kuvuga ko ngo ako gapfunyika yagatambukanye ku kibuga cy'indege. Ariko ibi ngibi ntago byaje kuza kuba byakumvikana, kubera ko bavuga ko ngo uyu muhungu n'ubundi asanzwe agaragarwaho imyitwarire itari myiza, aho yakomeje kugenda ashyira amashusho y'ubwambure bwe hanze ku mbuga nkoranyambaga
ndetse akaza no gushyira amashusho y'urukozasoni aho yabaga ari kuryamana n'abagabo bagenzi be cyangwa se ibyo bakunze kwita umutinganyi. Ariko ibyo ngibyo bagakomeza kugenda bavuga ko ngo ari uburenganzira bwe, ariko noneho kuva yatinyutse agahangara His Excellency Paul Kagame, ahangaha ho ntabwo biri buze kuba byakoroha, aho urubyiruko rwamaze kuba rwafata initiative cyangwa se urubyiruko ari rwo rwavuze ko noneho leta y'u Rwanda ikwiye kumwifatira hanyuma ikamuhana. Uyu Turahirwa Moses ajya agaragara mu bikorwa byinshi cyane by'igihugu cy'u Rwanda, aho yakomeje kugenda agaragara mu muhango wo kwita izina ingagi. Uyu Turahirwa Moses kandi akaba ari nawe wari ufite inzu itunganya imyambaro, dore ko yambikaga bamwe mu bayobozi bakomeye hano mu Rwanda, bakaba banavuga ko ngo yambitse His Excellency Paul Kagame ndetse akambika n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye. Uyu Turahirwa Moses rero nyuma yo kwambika His Excellency Paul Kagame yakomeje avuga ko noneho ngo amwanga ndetse yanga n'inkotanyi. Si ayo magambo gusa yaje kuba yatangaza, kubera ko yaje no kumenshoninga mu izina Ange Kagame, aho abantu bari gukomeza kugenda babihuza bavuga ko ngo iyi nzu ishinzwe kumurika imideri bita Motions ngo ashobora kuba yifatanyije na Ange Kagame, uyu ni umukobwa wa Perezida Paul Kagame. Ngo ibyo ngibyo rero bakagenda babihuza, nubwo ukuri kwa byo kutarajya agaragara cyangwa se ntawe uzi ukuri, ariko ni abantu bari gukomeza kugenda babihuza bavuga ko ngo iyi nzu ishinzwe gukora imideri cyangwa se imyambaro ashobora kuba yifatanyije na Ange Kagame. Ibi ngibi bakomeje kugenda babivuga gutyo, ariko nyuma za gusohora andi magambo aho yakomeje kugenda avuga ko ngo urugo rwe rwinjiriwe n'inzego z'umutekano, ndetse ko uwari umusekirite we warindaga ku gipangu ngo yarashwe ndetse agapfa. Ibi ngibi yabitangaje mu masaa 5 z'ijoro, ubwo yaramaze gushyiraho ayo magambo nakubwiye abanza avuga ko yanga Perezida Paul Kagame. Yabikoze nko mu masaa 2 gutyo z'ijoro, ariko mu masaa 5 z'ijoro aza gushyira andi magambo avuga ko ngo barashe umurinzi we. Kugeza na n'ubu barakibazwa nimba uyu Turahirwa Motion ari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa nzi ari Rwanda, ariko bamwe mu bakurikirana imbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bavuga ko ngo ibi ngibi bashobora kuba yabyanditse ubwo yari amaze kurira indege ndetse yageze mu kindi gihugu cyo hanze, nubwo tutaramenya aho ashobora kuba aherereye kugeza ubu, ariko inzego z'umutekano zishobora kuba zatangiye kumushakisha kugira ngo akurikiranweho ibi byaha byo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, kubera ko aya magambo yakomeje kugenda ayandika n'ubundi turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kubera ko yabyanditse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 2025, n'ubundi twari turi mu cyumweru cyariwe kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu Turahirwa Moses cyangwa se Motion n'ubundi yagiye agaragara mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye biteye isoni, nubwo kandi igihugu cyakomeje kugenda kimugira icyizere kikamufasha, bityo akabasha kwiteza imbere. Aho uyu muhungu nkuko nabikubwiye yagiye agaragara mu muhango wo kwita izina, ndetse nyuma aza no kugaragara yakorewe akarengane, icyo twakita nk'akarengane, ubwo yari ari mu karere ka Musanze, ndetse akaza gusagarirwa na bamwe mu baturage baza kubita ndetse bakubita n'imbwa ye barayica, ariko inzego z'umutekano zahise zihaguruka zijya mu kibazo, nyuma ararenganurwa ndetse abari bakoze urwo rugomo baza gukurikiranwa bakaba barafunzwe. Ibyo ngibyo rero ubwo bakomeje kugenda bivuga gutyo, uyu Turahirwa Moses kandi n'ubundi yaje kugaragara aho yari ari ku kibuga cy'indege barimo baramusaka, ariko we akajya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo imbwa zirimo ziramusaka zimoka cyane, ngo akaba yabigezemo ikibazo, aho yaje kuvuga ko ngo Rwanda Air ngo iri buze kumuha igikapu cye cyangwa se iramwishyuye igikapu cye nikiramuka kigize ikibazo. Ibyo ngibyo rero bakomezaga kugenda babivuga batebye, bavuga ko ngo impamvu ziri kumusaka zimoka cyane ngo ashobora kuba harimo ibiyobyabwenge cyangwa se pampa, dore ko ngo uyu muhungu agaragarwaho cyangwa se avugwaho kuryamana n'abagabo bahuje igitsina cyangwa se bakaba bamwita IPD. Uyu nguyu kandi ngo yaje kugaragara ubwo yafataga amarangi tuzi nka LGBTQ cyangwa se amarangi asa nk'umukororombya, aya ngaya naranga abaryamana bahuje ibitsina. Uyu nguyu ngo akaza kuyafata akayasiga ku gipangu cye hose, bigaragara ko arimo arabyamamaza, ariko amakuru agakomeza kugenda avugwa ko ngo nyuma byaje kuba byasebwa ndetse ku mbaraga, nubwo ibi nabyo nta makuru ahamye wenda hari, ariko bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga
social medias bakomeje kugenda babivuga muri ubwo buryo. Uyu Turahirwa Moses kugeza na n'ubu ntawe uramenya aho aherereye, ariko inzego z'umutekano zimwe na zimwe zikaba zatangiye kwinjira muri iki kibazo, aho kwikubitiro uwitwa Kensi yavuze ko ngo atazongera kwambara imyenda ye cyangwa se atazongera kwambara umwenda wanditseho motion cyangwa se wakorewe muri iriya nzu ye. Reka rero dukomeze dutegereze uko amakuru arakomeza kugenda asohoka, n'ubundi ndakomeza kugenda nyakugezaho nyemirangane ku musozo w'iki kiganiro kuri uyu munsi. Hanyuma kandi ndagushimiye cyane wowe wakanze subscribe. Ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka. Ciao ciao.